bavandimwe nkunda bo mu muryango wa Padiri Mawuri, Yezu Kristo akuzwe. Murabona turagenda turyoherwa n'umutsindo wa Yezu Kristo. Uyu munsi ku cyumweru cya kabiri cya Pasika, ni icyumweru cyiza cyane kirimo ibintu byinshi cyane by'impurirane. Uyu munsi twasoje ya minsi 8 ikurikira Pasika, kandi muri iyi minsi 8 twakomeje kumva liturujia idufasha kwakira neza umutsindo wa Yezu Kristo no kuba koko abantu buzuye Pasika, buzuye umutsindo wa Yezu Kristo. Ubu rero iyi minsi 8 twayishoje twinjiye kuko mu gihe cya Pasika, cyagiye nyine umuntu yakwita ko gisanzwe ariko ni cya Pasika. Kuzagera rero kuri Pentekosti turakomeza turyoherwe n'ibi byishimo bya Pasika, kandi tugerageza kwakira umutsindo wa Yezu Kristo muri twebwe, tuwusangira, tugerageza kuba abantu bashya buzuye koko Pasika ya Nyagasani. Nimba koko twuzuye Pasika ya Nyagasani, amashyari, inzangano byose byava hehe? Ntabwo abantu b'Imana bagira ibyo byose, ahubwo dukora ibishoboka byose kugira ngo ibyo byishimo bya Pasika bitubere imbaraga nshyashya zituma ubuzima bwacu aho turi hose buhinduka bushya. Ni nacyo rero mu isomo rya mbere abigishwa, intumwa za Yezu zabwiraga abantu, kuko baravugaga bati nimba twebwe twakiriye Yezu Kristo mwaramwishe muramubamba, ariko ubu ngubu mu izina rye dushobora gukora ibitangaza. Mu izina rya Yezu abantu barakira, mu izina rya Yezu abantu bagarura ubuzima, mu izina rya Yezu dushobora no kubona impano nyinshi zitwubaka twebwe ubwacu, kandi zikubaka n'umuryango w'Imana. Turebe rero bavandimwe, nimba koko uwo mutsindo wa Kristo utugirira akamaro, natwe kandi tukabasha kukagirira abandi, kuko Pasika ya Yezu, ugutsinda kwa Yezu Kristo ni ugutsinda kwacu. Yezu Kristo ni Pasika yacu. Nimba ari Pasika yacu rero, dukora ibishoboka byose kugira ngo iyo Pasika iduhindure, kandi koko ibashe no guhindura n'abandi Imana idutumaho hirya no hino. Mu isomo rya kabiri rero twabonye Yohani Mutagatifu ajyanywe ku kirwa cya Patimosi, aho nawe yagize amabonekerwa yamufashije kwandika ibintu abyandikira za kiliziya zirindwi. Ikintu nakuyemo muri iri somo rya kabiri ni uko Mutagatifu Yohani yavuga ati, jyewe Yohani najyanwe kuri iki kirwa cya Patimosi ku mpamvu y'ijambo ry'Imana no ku mpamvu yo kuba ndi umuhamya wa Yezu Kristo. Ese muvandi, wowe hari ingorane wigeze ugira kubera ko wemera Yezu Kristo, kubera ko wemera ijambo ry'Imana, waretse rikaguhindura koko rikagukurugutura nk'uko bamwe bajya babivuga? Kenshi na kenshi iyo ijambo ry'Imana rishatse kudukurugutura usanga turyitaza. Nimba ijambo ry'Imana rikubwiye hindura iki mu buzima bwawe, kuki utaritega amatwi? Nimba kuba uri umuhamya wa Yezu Kristo bigusaba gukora cyane kugira ngo uhindure ikintu runaka mu buzima bwawe, gikore. Urabona ko ni ibintu bikugoye mu mizo ya mbere, ariko uko iminsi igenda yicuma, uzabona ko uzabyinjiramo kandi bikakugira akamaro. Yohani Mutagatifu aratubwira ngo nari ku kirwa cya Patimosi kubera ijambo ry'Imana, niho yari afungiye mu by'ukuri, no kubera niho bari bamuciriye, no kubera ko ari umuhamya nyine wa Yezu Kristo. Ijambo ry'Imana turarifite. Ijambo ry'Imana ritugira abahamya ba Yezu Kristo wazutse. Nyabuna izo mpano ntituzipfushe ubusa, kuko izo mpano nizo zubaka kiliziya y'Imana. Nimba abantu ba mbere bakurikiye Yezu Kristo babitaga les témoins, abahamya b'izuka rye,
natwe rero tuba abahamya b'izuka rya Yezu, niyo byatuviramo ingaruka zitari nziza tuzirengere ariko kuko tubikore kandi tubikore ku buryo biduturutse ku mutima. Yarabandikiye rero Yohani, ariko nta n'ikindi yabandikiye, yabwiye ko Yezu Kristo yaduhaye umurage ukomeye, umurage w'urukundo. Kandi ntabwo ari mu magambo gusa, Yezu Kristo yaduhaye umurage w'urukundo kugira ngo rujye mu bikorwa. Niba udakunda umuvandimwe wawe ubona, ahubwo ukagerageza ukamujomba ibikwasi ku buryo atazi, ntabwo ushobora gukunda Imana utabona. niko na Yohani Mutagatifu atubwira. Nimba ugendana Bibiliya mu kwaha, ugakomeza ugasubiramo amaverise ya Bibilika, ariko mu by'ukuri bita guhindura ubuzima, ntabwo waza umuhamya wa Yezu Kristo. Mu byo yandikiye Kiliziya zirindwi rero ni ibijyanye n'ubwo buhamya bagombaga gutanga, kandi ni nabwo buhamya bwacu nyine muri Kiliziya ya none, mu muryango wa Padiri Mawuri, muri uru rugendo turimo rugana Imana. Bavandimwe rero, dukomeze turyoherwe n'ibi byiza bya Pasika ibe umutsindo wacu, Pasika ibe style de vie yacu, kandi buri wese kuko abe umuntu wakiriye umutsindo wa Yezu Kristo kandi akagerageza kuwusangira na bagenzi be, kuko nibwo buryo Imana iduhaye kugira ngo duhinduke abahamya ba Yezu Kristo. Kandi tuzabahamya ba Yezu Kristo, nabivuze nabisubiyemo, igihe cyose tuzakira ijambo ry'Imana, tuzemera ijambo ry'Imana rikadukomeretsa mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kuko ntabwo kwiha Imana muri rusange no muri uyu muryango ntabwo ari devotion. Ntabwo ari devotion ngo reka ngende njye kubasha kubona aho nsengera, ahubwo kwiha Imana ni ukwakira iri jambo ryayo rikadukomeretsa, natwe tugahinduka abahamya buzuye ba Yezu Kristo. Dufatanye. Nta muntu wavuga ko yabigezeho, nanjye ndimo babwira sinavuga ko nabigezeho, ubwo twese dufatanye kugira ngo ijambo ry'Imana turyakire, tube koko abahamya bakomeye b'ibyo Imana iduhishiye, kandi byigaragaje muri Yezu Kristo wapfuye akazukira kudukiza twese, kuduzitura cyane cyane ku ngoyi y'ibyaha bituma tujya kure n'urukundo rwe. Mu Ivanjiri rero nayo baratubwira ibintu bisa n'ibi ngibi. Icya mbere baratubwira ukuntu Yezu yinjiye imiryango ifunze, niko kubasuhuza, bashya ubwoba, birumvikana kuko ntibari bamuherukaga nyine muri bya bihe bikomeye by'ububabare. Hanyuma baramubona araje rero, ahita abaha impano y'ingirakamaro. Bavandimwe, impano y'ingirakamaro yabahushye, arababwira ati nimwakire Roho Mutagatifu. Roho Mutagatifu twaramuhawe, kandi iyo mpano ya Roho Mutagatifu niyo mpano ya mbere Yezu wazutse yahaye abemera, natwe turimo. Nimwakire Roho Mutagatifu, abo muzakiza ibyaha bazaba babikijijwe. Kandi Roho Mutagatifu kuko baramuhawe, bakora ibyo bagombaga gukora. Ni nabyo twabonye nyine, ibyo bitangaza Petero na bagenzi be bakoraga, nuko bakiriye Roho Mutagatifu, bakakira Yezu Kristo wazutse. Nimwakire Roho Mutagatifu rero, Yezu abaha n'ubwo bubasha bwo gukiza cyane cyane gukiza ibyaha. Birabashimisha, bahinduka abantu koko bahagaze ku maguru yabo yombi, kuko bari bahagaritswe na Roho Mutagatifu. Hari ikintu rero Tomasi ntabwo yari abarimo, ubwo baza kumubwira ngo Nyagasani yadusuye twishimye. Ngo iki? Ngo njyewe nintabona ibiganza bye byajombye imisumari, ngo mbone urubavu rwe rwatikuwe mu icumu, njye sinshobora kwemera. Ngibyo bya Tomasi, kandi natwe twese dukunze kuba ba Tomasi. Nintabona ibi ntabwo nzemera.
yezu yaramwiyeretse, aramwiyereka pe, amwereka n'ibyo yashakaga kubona, amwereka ibiganza bye byajombyemo ibisimari, amwereka n'urubavu rwe. Nibwo guhita ahita avuga nyine, atangaza ukwemera kwe agira ati, nyagasani Mana yanjye, noneho ndemeye. Yezu ati, uremeye nyine kuko wabonye. Ariko ahangaha Yezu yongeyeho akantu kadutera nyine ibyishimo byinshi, kakaduha n'amizero akomeye. Hahirwa abemera batabonye, nibo twebwe. Yezu Kristo nta muntu wigeze umubona. Nawe abantu bavuga ngo barerekwa, kandi nanabiyamye nta waberekwa simbazi, ariko ntazagire uzareka. Yezu Kristo tumusanga mu byo Kiliziya y'Imana itwigisha, mu masakaramentu. Twebwe twemera tutabonye. Yezu Kristo ntabwo turamubona. Muri mwe nimba hajya hari uwamubonye azambwira, ariko sinzabyemera. Oya, Yezu Kristo ntabwo tumubona amaso ku maso, tumubona duhereye mu bimenyetso we ubwe yishyiriyeho akabishinga Kiliziya kugira ngo ibyamamaze. Sinzi nimba mwerekwa, ariko Yezu Kristo tumubona gutyo. Muri uru rugendo, tumubona gutyo mu bimenyetso, kandi igihe kizagera dufashijwe n'izo mbaraga duha, hanyuma Yezu Kristo tumubone amaso ku maso, kandi yatubwira ati, muri urwo rugendo mwebwe murahirwa, twebwe turahirwa. Hahirwa abemera batabonye. Tomasi muri uko gukekeranya no gushidikanya, Yezu yaramwiyeretse. Yezu wazose burya agenda atanga impano nziza zikomeye, ariko twebwe hari ibindi aduha birebana n'ibimenyetso, birebana n'amasakaramentu, kandi nabyo ni ibintu bikomeye, ni ibikoresho bikomeye bishyigikira ukwemera kwacu. Tubihe agaciro rero, tubihe agaciro mu rugendo rwacu, kandi tubyishimire, kuko nibyo bikoresha Imana iduhaye kugira ngo bidufashe kuryoherwa n'urugendo rwacu turimo, kandi urwo rugendo rwacu rutugirire akamaro, rurugirire ndetse n'abandi bose bari mu muryango w'Imana, ariwo Kiliziya, cyane cyane muri uwo muryango wa Padiri Mawuri twese twahamagawemo. Ikindi rero cyiza kandi kitureba ni uko Yezu agenda yigaragariza abe bari mu muryango bahuriye hamwe bunze ubumwe. Bari bifungiranye kubera gutinya Abayahudi, batekerezaga hari ibyo Yezu yababwiye uko byagenze, hanyuma babona nguwo hagati muri bo, imiryango ifunze, nguwo umubiri wa Yezu wazutse. Kandi uwo mubiri natwe tuzawusangizwa, wa mubiri ushobora guca n'afunze wa Yezu wazutse. Iyo rero turi mu muryango w'Imana, Yezu wazutse aradusura. Iyo twunze ubumwe mu muryango, Yezu Kristo aradusura. Twunge ubumwe bavandimwe, ibyadutanya byose tubishyire ku ruhande. Yezu wazutse azadusura, kandi azaduha impano ze, cyane cyane impano ya Roho Mutagatifu. Ntabwo Tomasi nyine yari yabashije kubyemera, kuko yari yavuye mu ikoraniro arigendera. Sinzi iyo yari yagiye, ariko Yezu yamugiriye ubuntu, agaruka mu ikoraniro, arongera aramubona, ukwemera kwe kuragaruka. Twumve rero ko mu ikoraniro, mu muryango, mu buvandimwe niho Yezu adusanga, kuko yaranabivuzeho ubwe, aho babiri cyangwa batatu bateraniye mu izina ryanjye, mba ndi hagati yabo, rwagati muri bo, mba ndi rwagati muri bo. Igihe rero wunze ubumwe n'umuvandimwe wawe hano kwa Padiri Mawuri, igihe wunze ubumwe n'umuvandimwe wawe muri Kiliziya, wumve ko Yezu Kristo barimo rwagati, kandi ni naho abahera impano ya Roho Mutagatifu n'izindi mpano Yezu wazutse agenda atanga, kugira ngo abantu baryoherwe, kandi urugendo rwabo rukomeze ruryohe, kandi rugirire akamaro umuryango wose, ndetse n'isi yose, n'umuryango w'abantu muri rusange. Bavandimwe rero, Aleluya ya Pasika ikomeze nyine, dukomeze tuyiririmbe muri za Kiliziya, ariko tureke iyo Aleluya ya Pasika izamuke mu mutima wacu, izamuke mu buzima bwacu, duhinduke igisingizo cy'Imana, kuko twabaye abantu koko bakiriye Yezu Kristo wazutse, kandi koko twemeye
kuzukana nawe kuko twemeye gupfa ku cyaha tukazukira nyine ubugingo bw'iteka, tugenda twubaka buhoro buhoro muri uru rugendo turimo kuri iyi si. Nk'uko bisanzwe rero mugende murebe ivanjiri y'uyu munsi, nuko yanditswe na Yohani ku mutwe wa 20 kuva ku murongo wa 19 kugeza ku wa 31. Nkunze kubibabwira, tuyihuriremo, tuyizirikane, kandi dushobora no kuyisangira aho kugira ngo dusangire amagambure kuri za telefone zacu. Buri wese ashobora kohereza mugenzi we akamubwira ati muvandimwe, dore icyamfashije muri iyi vanjiri yo ku cyumweru ni iki, ngewe mfite imigambi runaka kugira ngo ndusheho gusa na Yezu Kristo wazutse. Ndabinginze kandi nkomeje, iyi vanjiri tuyihurireho, itugirire akamaro kandi koko idufashe guhindura ubuzima, turyoherwe n'umutsindo wa Yezu Kristo. Murabizi rero, ndabasabira kandi ndabakunda, dukomeze dusabirane twese, ariko cyane cyane dusabire isi, dusabire umuryango wacu kugira ngo uyu mutsindo wa Yezu Kristo ukomeze ugere hose, ariko cyane cyane Imana ikomeze itsinde ibi byorezo byugarije isi, itsinde intambara, hanyuma twese tugarukane umwidegembyo wo gusingiza Imana no kwerekana nyine, kugaragaza ukwemera kwacu nk'abantu bahindutse. Tubishimira Imana cyane cyane kuko uyu mwaka Pasika twabashije kuyizihiza mu byishimo, abantu buzuye za kiliziya, twasomye misa hafi 8 hano muri paruwase, kandi bambwiye ko namwe mu Rwanda mwabyijihije neza. Dukomeze rero duhurire mu isengesho kugira ngo Imana dukomereze uwo mwidegembyo, itsinde ingorane, itsinde intambara, itsinde ibyorezo, kugira ngo nyine dukomeze tugire umwidegembyo wo kubaka ubumwe, ubukristo buhamye muri Yezu Kristo wazutse. Ushobora byose rero nabaho umugisha kandi abarinde, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Yezu wazutse abane namwe kandi abaha amahoro ye.